bene data muri kunyumva kandi munteze amatwi kuri uyu mugoroba usatira ijoro, turagira ngo n'ubundi tuganire ku kiganiro mwakunze njya mbaha cyo kubaganiriza amakuru y'ubwenge, amakuru y'ubuhanga bwo kubasha kugendana n'Imana. Mwibutse ko ubuhanga bwo kugendana n'Imana bugizwe no guca bugufi, bugizwe no koroha, bukagirwa no kumvira Imana. Niyo mpamvu ikintu cy'ubwenge kitarimo kwihana, kugendana n'Imana ntacyo tugira. Uyu munsi rero tugiye kuganira ku ijambo rivuga ngo siko bizaguma ku bategereza Imana. Hano hari ijambo rivuga ngo niba Imana itaragukingurira urugi rw'ibisubizo uyu munsi ni kuwa gatanu, ntibisobanura ko yakwibagiwe. Hari igihe ureba ukabona inzira zimeze nk'izifunze, ukiheba ukiganyira, ariko ngiye kukuganiriza ku kiganiro kivuga ngo hari igihe inzugi zijya ziba nk'izifunze imbere yawe, ariko Imana iba iri gutegura kimwe yavuganye nawe. Mu yandi magambo, hagati y'icyo Imana yavuganye nawe no kugisohoza hacamo inzugi ziba zigaragara nk'izifunze, nubwo amaso yawe yarebesha ukabona hafunze, ariko Imana iba iri gukora hirya ya rido. Wowe ibyo utareba Imana iba iri kubikora. Turaza kwifashisha Amaganya ibice 30 ku murongo wa 33 na Yesaya ibice 49 ku murongo wa 15. Ariko mbere y'uko dusoma, ndagira ngo nguhe ubuhamya buto. Ngira ubuhamya bwinshi ku kintu cyose Imana yagiye inyigisha ikampaho ubuhamya. Ndagira ngo nguhe ubuhamya ku kintu kijyanye no kuvugana n'Imana ndetse no kuyitegereza. Umunsi umwe nasenze Imana ivugana nanjye ko impaye akazi, indangira naho kari. Turashimira Imana ko ivuga ibintu kandi igasobanura naho uwo ibibwiye azabisanga. Yampaye akazi rero, irangije irambwira ngo nguhaye akazi mwana wanjye ko gukora, kandi uzagakura mu gukora ibizami. Uzajya ujya mu bizami uzatsinda. Imaze kubimbwira ndashishikara ndiga, nkajya mu bizami bitandukanye. Hari ikizami nagiyemo rero nari nakaniye numva ariko akazi kanjye numva kabonetse, ndagenda ndakora, ndangije mbura inota rimwe, ndababara, nsa n'uwigunga, ndarira, ndavuga ngo ko Imana yari yambwiye aka kazi kakaba kancitse. Kumbi Uwiteka Imana avugana nawe ikintu, ariko nk'uko ejo nakwigishije nkakubwira ngo umunsi w'imperuka Yesu yarawuvuze, abahanuzi barawuhanuye, ariko niwe uwuzi akamenya n'itariki yawo n'isaha. No mu by'Imana ivugana natwe nubwo ububizi yarabikubwiye mu izina, ariko irinda ibikora ikigutungura. Niko Imana ikora, ivugana nawe ibintu ariko akaba ari ibyishyirira ku murongo. Imana rero narasenze irambwira ngo ndabizi ko nakubwiye ko uzabona akazi binyuze mu bizami. Haleluya. Ariko uriya mwanya utsinzweho ntabwo ari wo wawe, hari ibindi nkiri gukura mu nzira ibyawe ndi kubitegura, komera ushikame. Iryo jambo ryarankomeje. Niba ufite amasezerano, ikintu kizagukomeza gasohoro ukiri mu gakiza ni ukujya ushaka imvugo y'Imana, ukomeza ugasenga, kumva icyo Imana ivuga kuri rya sezerano. Hari n'iryo Imana ishobora kuguha igihe cyagera ikarikuraho ikarisimbuza irindi bitewe n'impamvu. Tuzabiganiraho ikindi gihe. Narakomeje rero ndasenga, nkomeza gukora, naje gutungurwa n'ukuntu naje kongera nkakora, ahubwo undi mwanya ukurikiyeho nkaba ari wo nsindaho, kandi nareba nkabona amafaranga nari guhembwa kuri umwe natsinzwe. Naje gutungurwa nuko ka kazi nariraga ngo ndakarase nkababara, ako nabonye maze gutsinda niko gahemba menshi, hafi kwikuba inshuro ebyiri. Umugambi w'Imana rero urakaze, umenywa n'abasenga bakaba hafi yayo. Kuba ufite amasezerano y'Imana ariko ntuyegere, byatuma ufata ibitari byo, kandi Imana yaravuganye nawe. Ubu buhamya bukugezeho kugira ngo bukwibutse ko ugomba gutegereza Imana. Nubwo ubona urugi rumeze nk'urukinze, ariko gahunda y'Imana kuri wowe irakomeza. Upfa gukiranuka, ukamenya gusenga no kuyiba hafi, ntijya y'Imana amakuru, ariko kandi ukibuka no gukora neza ibyo ufite. Imana yakubwiye akazi, kiranuka, komeze gusenga, wera imbuto, menya kwihangana no kurindira. Ngo dore umuhinzi arindira imyaka yateye kugeza yeze abonye umusaruro. Uwiteka naguha umugisha.
Reka rero twinjire mu kiganiro naguteguriye kivuga ngo niba Imana itaragukingurira urugi rw'ibisubizo uyu munsi ntibisobanura ko yakwibagiwe. Reka dusome ijambo ry'Imana muri Yesaya ibice 49 umurongo wa 15. Yesaya ibice 49 umurongo wa 15. Mbese umugore yakwibagirwa umwana yonsa, ntababarire uwo yibyariye? Hariho akabazo, na Bibiliya yashyizeho akabazo. Icyakora bo babasha kwibagirwa, ariko njye sinzakwibagirwa. Imana ivuganye nawe ngo nubwo ubona urugi rwari rukinze, ukabona uri mu bibazo kandi warabwiwe gutabarwa, abantu bashobora kwibagirwa bagenzi babo, ariko yo ntiyakwibagirwa. Reka dusome Amaganya ibice 3 umurongo wa 32. Amaganya ibice 3 umurongo wa 32. Naho yababaza umuntu, ariko azamugirira ibambe. Mana ishimwe, nk'uko imbabazi ze nyinshi zingana. Hari korali yitwa Naziri yo mu Nyakabanda yaririmbye iri jambo, naho yababaza umuntu ariko azamugirira ibambe nk'uko imbabazi ze nyinshi zingana. 33. Kuko atanezezwa no kubabaza abantu cyangwa kubatera agahinda. Hari abantu uzasanga bavuga ngo Imana yanyimye imodoka ngo ngenda n'amaguru, ngo inyima ibyo kurya. Imana ntigenda n'imodoka, ntiyikwima ngo yigendemo, ntirya ibirayi, ntibikwima ngo ibirye, ahubwo genzura imikiranukire yawe n'imisengere yawe n'ubusabane bwawe n'Imana, umenye gutegereza isaha yawe. Urugi ubona rusa n'urukinze, Imana yamaze kurukingura, ahubwo singira gutegereza no kwihangana, kuko hari ibyo iba igikura mu nzira kugira ngo yuzuze umugambi wayo. Reka rero tuvuge ibintu bike ubundi dusenge. Ndashaka kukubwira ku ngingo naguteguriye 5, ubundi tugasenga Imana, nkagusengera kugira ngo Imana igushoboze gutegereza umugambi wayo. Yozefu yarose Imana imwereka ejo heza, ariko aho guhita agera ku ntebe y'ubwami yabanje kugurishwa nk'umucakara, afungwa arengana, amara imyaka myinshi mu mibabaro. Nyamara muri iyo myaka yose Imana ntiyari yaramwibagiwe. Ahantu wahatekerezaho, Imana yari iri gutegura inzira yo kuzamugeza ku mugambi wayo. Niyo waba umaze igihe utegereje Imana, Yozefu yakubera urugero rwiza rw'uko Imana igifite umugambi mwiza kuri wowe. Imana rero ikora mu gihe cyayo, urasabwa gukomeza kuyirindira. Iri kubaka ibitazasenyurwa n'isi n'abantu. Twe dushaka ibisubiza aka kanya, ariko Imana ireba kure. Iyo umuhinzi ateye imbuto ahantu humve, ntahita asarura uwo munsi. Habaho igihe cyo kumera kw'imyaka muri ya mbuto wateye, kuyisarura, igakura, yamara gukura ukayisarura. Abanza ikamera, yamara kumera igakura, ukajya ujya kuyisura ukayikorera, hanyuma ikeraho imbuto ukazisarura. Hari umugisha Imana itaguha uyu munsi, kuko ikiri gutegura kugira ngo uzawubashe neza. Ahangaha hari abantu batahumva neza, ariko ndahagusobanurira. Mbere yo kugera ku bisubizo, habanza ishuri ry'Imana rigutegurira uko uzacunga ibyo bisubizo. Ahantu tuhumve neza. Icyo Imana ikora kiraramba kandi kiba gifite umugambi. Ubushize nabwiye abantu ukuntu abantu bavuga ngo iyo Mana yanyu ntikora vuba. Satani akagushuka ukajya mu busambanyi, ukaba urwaye sida, ngo imodoka uyibonye vuba. Imodoka y'Imana, Imana ibanza kukwigisha kugenda n'amaguru, ikakwigisha gusenga, isezerano ikaribagarira, ikaguha imodoka. Uri umuntu uzi agaciro k'imodoka, agaciro k'ifaranga. Imana rero ibyayo ntibitinda, ahubwo biza ku gihe cyagenwe kandi bikaramba. Imana ibona amarira yawe yose n'amasengesho yose ukora irayazi. Hari abantu bageze ku kigero bavuga ngo ubaho nasengeye, Imana iracyambona, inyitayeho. Hoya, ibona amarira yawe yose n'amasengesho yose ukora irayazi. Hari amasengesho yawe ukora nta muntu ukureba, intambara urwana zo gutegereza Imana, ibi byose Imana irabibona.
nta joro na rimwe urira ngo Imana ntiribone, nta sengesho na rimwe uzamura ngo ibure kuryumva niba usengana umwete. Gusengana umwete naryo ni isomo, harimo gukizwa no kuba maso. Iyo abantu batakumva, Imana yo irakumva. Iyo abantu batakubona, Imana yo irakubona. Tuza umutima usubire mu gitereko, Uwiteka azakugirira neza. Ikintu cya kane nshaka kukubwiraho, gufungwa k'umuryango umwe si iherezo ry'ubuzima. Hari abantu tugira bahanze amaso ku kintu kimwe, ngo Imana izantabarira ku iyi butike gute kandi yarahombye cyangwa iri guhomba. Gufungwa k'umuryango umwe si iherezo ry'ubuzima. Hari igihe Imana yemera ko umuryango umwe ufungwa kugira ngo ikingure undi uruta uwo. Wireba ahantu hamwe gusa, Imana ifite ubundi buryo bwayo. Ushobora kuba waratakaje akazi, uwo ni umuryango wari ufite. Hari umushinga wanze, wafunguye bizinesi irahomba. Wakoze ibintu bitandukanye biranga. Hari abantu bagutaye. Ibyo ntabwo ari iherezo. Imana ishobora gufunga urugi rutari rwiza kugira ngo ikingure urundi rurimo umugisha munini kurushaho. Hagayi ibice 2 ku murongo wa 9 hari amagambo nkunda cyane avuga ngo ubwiza bw'iyi nzu bwo hanyuma buzaruta ubwo hambere. Ntugacire Imana urubanza rukabije rero, ibyo ubona uyu munsi gusa bishobora guhinduka. Nibyo nakubwiye, rumva nari nsinzwe ku mwanya ndarira ngo ntakaje urugi rumwe, amaso yanjye yari ari kurwo rugi, ariko Imana irampumura irankosora ikingura undi muryango wa kabiri. Nibwo uzumva abantu basenga bakubwira ngo inzira z'Imana ni nyinshi ziruta imyenge ya supaneti. Imana yacu yo mu ijuru ni Imana ihora ifite uburyo, kuko ibintu byose ni ibyayo. Ntabwo icungira ku kantu kamwe rero, si Satani si abantu, ahubwo wowe bamo neza wongere wizere, kuko iki kiganiro nakuzaniye kigamije kongera kukwizeza Imana. Icyanyuma dusorezaho tunasenga, komeza kwizera nubwo utabona ibyo usaba Imana. Aka kanya umaze gusenga ariko ibyo wasabye Imana ntubibonye. Imana iravugana nawe ngo komeza kwizera nubwo ibyo ngibyo udahise ubibona. Kwizera si ugusubizwa mbere yo kwizera. Iri jambo ryumve. Kwizera si ugusubizwa mbere yo kwizera. Kwizera ni ukwiringira Imana nubwo utabona igisubizo ako kanya. Aburahamu sekuruza w'abizera yizeye imyaka myinshi mbere yo kubona ibyo yasezeranijwe. Niba Imana yarabikoze ejo, ishobora no kubikora uyu munsi. Nujya kwiheba Satani akuganiriza, jya umwereka ibyo yagukoreye Imana yagukoreye. Uyu munsi nturabona akazi, ariko umwaka ushize Imana yagukoreye ubukwe. Icyo ni igihamya cyo gukubitisha Satani. Niba yarakinguriye abandi, nawe ushobora kugukingurira. Hari abo musengana basubijwe cyangwa muturanye. Niba yarahinduye ubuzima bw'abandi, nawe ubwawe bwahinduka. Satani rero umukubitisha iby'Imana aherutse kugukorera. Indwara yagukijije, ako kazi kashize wari waragahawe n'Imana, ugakubitisha Satani iryo jambo uti Imana yari yarampaye kariya kazi izampa kandi. Niba utarabona imodoka wabonye perimi, iyo perimi ni igihamya. Imana yampaye perimi izampa imodoka. Imana yampaye imodoka izampa perimi. Imana rero iri kuvugana nawe ko itazakwibagirwa uyu munsi. Nubwo ubona ibintu byatinze, ibirimo. Nubwo abantu bagutaye, Imana ibirimo. Nubwo amarembo afunze, Imana izayakingura ndetse iri gucukura n'irindi riba. Nubwo amasengesho asa n'atagira igisubizo kuri wowe, Imana iri kuvugana nawe ngo ndakubona, ngiye kukugarukaho. Imana ivugana nawe ko igiye kukugarukaho. Mwene data unteze amatwi, Imana iracyagukunda, iracyakubona kandi iracyakora ku buzima bwawe. Hari inama 3 naguteguriye muri iki kiganiro, ntucike intege. Komeza ukizwe, komeza ukiranuke, komeza usenge, ntuhagarike gusenga kandi ntuhagarike kwizera. Wicika intege ngo ugwe mu byaha, wicira inzira, wihagarika gusenga kandi wihagarika kwizera. Ni inyundo 3 uzakubitisha Satani mu mutwe ukawumena: kudacika intege, kudahagarika gusenga no kudahagarika kwizera. Igihe cy'Imana nikigera, icyo wamaze imyaka utegereje gishobora guhinduka mu kanya gato. N'umunsi umwe isaha y'Imana igiye kuzura kuri wowe, uraje ubona ibintu wamaze igihe kinini utegereje.
Twaganiriye byinshi, nta mpamvu yo kwiheba no kwiganyira. Bibiliya iravuga ngo nta muntu n'umwe wigeze yiyongeraho n'intambwe n'imwe abikuye ku kwiganyira. Niyo mpamvu nawe rero ukwiye gufata umwanzuro ugakomera, kwiheba no kwiganyira ukabirambika hasi, ukazana inyundo eshatu: kudacika intege, kwizera no gusenga. Ubundi ugakubitisha ibihamya nk'uko Abisirayeli bakuye ibisate by'amabuye muri Yorodani, bageze hakurya bakazajya babyereka abana bati dore iyi ni Imana yatwambukije Yorodani. Iri jambo ndarikunda, tukambukira ahantu humutse hatanyerera. Umugezi Imana yawuhinduyemo umuhanda utanatose, ariko Imana ni nziza. Tugiye gusenga rero, waba wisuzumye ukabona wari warihebye, uhoraza amaso ku karyango kamwe, kandi Imana ntabwo ifite igikona kimwe, ifite byinshi, yarema irindi rembo. Ngiye kugufasha gusenga, wongere wizere Imana yavuganye nawe bya bintu izabikora. Wongere usubire gusenga, wongere usubire mu mirimo y'Imana, wongere ugire morale, kuko iby'Imana impamvu wabonye byabaye nk'ibitinda ni ukugira ngo iguhe ibyuzuye. Ntabwo Imana igiha abantu umucagati. Nta gisebo kiyongera ku bisubizo by'Imana, ariko ibikorwa bya Satani abantu bajyamo bamera nk'abasubijwe, ariko ejo bundi bigahirima. Umugambi w'Imana rero ntuhirima, kuko ni uw'abizera badacika intege kandi basenga. Ca bugufi dufatanye gusenga kugira ngo Imana itwongerere imbaraga mu kwizera no gutegereza ibisubizo byacu. Data wa twese uri mu ijuru, ndagusaba ngo ukomeze umutima w'umuntu wihebye yakurikiye iki kiganiro. Ongera ibyiringiro ku wacitse intege. Menyesha buri wese ko utamwibagiwe. Kingura amarembo akwiriye gukinguka, kandi uha abantu bawe imbaraga zo gukomeza kukwizera. Tubisabye mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen. Uwiteka abahe umugisha.